ese reka ndebe. Sergeant Robert nyuma yaho aza kugenda akora amakosa mu gisirikare n'ibiki byose amaze kubona ko amakosa amaze gukora ari menshi cyane badashobora kuba bayababarira batamufunze, niko guhita atoroka. Kumbe mu gutoroka yanatorotse yasambanyije umwana we w'umukobwa. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bikorwa biranga abantu bahaze, cyane ko igikorwa utakora utahaze. Muri make ni igikorwa gikorwa n'abantu baba barenzwe, aho babikora bagamije intego imwe ari ukwishimisha, ariko bakaba babikora ku mpamvu zitandukanye. Hari ababikora ku bw'uko bakundanye hagati yabo bakaba banabisezeraniye cyangwa se buri wese yabifitiye uburenganzira. Hakaba naho usanga buri wese abikora ariko harimo abikora nka business, abo tuzi ku izina ry'uburaya cyangwa se bakora akazi ko kwicuruza nk'uko tubita hano mu Rwanda. Ariko none harimo n'abandi bajya kubahaha bakaba ari abakiriya, ari abagabo. Ariko none harimo Satani ashuka cyane kurusha abandi, maze bagakora imibonano mpuzabitsina n'abantu batabiherewe uburenganzira cyangwa se bakoresheje icyo bari cyo, maze bikabagwa nabi. Munyemerere muri Lab Entertainment uyu munsi duheruke ku basitari 10 bacumujwe n'inyama itaribwa, aho bakora mpuzabitsina maze bakayishakira ahadashakwa. Mbese niba mwana utumva wishe inyoni itaribwa. Maze munyemerere ku 10 tuze kuhasanga uwitwa Retired Sergeant Robert. Uyu mugabo wari umusirikari mu ngabo za RPF, kugeza kuri ubu ari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, aho abayiteretse ku macano ye avuga byinshi bigiye bitandukanye ntaje kugarukaho ahangaha. Ariko none mu bacumujwe n'agatsina, ko bivugwa ko ubwo yavaga mu Rwanda yatorotse ahunga icyaha cyo kuba yarasambanyije umwana yibyariye. Sergeant Robert nyuma yaho aza kugenda akora amakosa mu gisirikare n'ibiki byose amaze kubona ko amakosa amaze gukora ari menshi cyane badashobora kuba bayababarira batamufunze, niko guhita atoroka. Kumbe mu gutoroka yanatorotse yasambanyije umwana we w'umukobwa. Abantu munzi nkorana ibiganiro n'umwana w'umukobwa bita Liza. Ntago ari Liza yasambanyije, Liza none umukobwa wa Sergeant Robert, ariko murumuna wa Liza niwe Sergeant Robert ubwe yisambanyirije. Ayo ni amakuru ari ahantu hose ku mihanda, abantu baza Kanombe, nta muntu utabizi. Sergeant Robert dosiye ye ntabwo twaje kumenya ko yarangiye, cyane ko atakiri mu Rwanda nyine yamaze guhunga bitewe n'ibyo atekereza ko yaba yarakoze. Mu gihe ku 19 ku rutare rw'abasitari nyarwanda bacumujwe n'igitsina, turahasanga uwitwa Mwitende Abdul Karim uzwi cyane nka buri kantu, we na genge ya buri kantu na buri nguni nyine bamenyereye gukora amakuru ya fake news. Uyu mutipe buri kantu nawe ni umwe mu bagiye mu maboko atari ayabo ubwo yashinjwaga gufungirana abakobwa. Uyu buri kantu byumvikana nuko abakobwa ngo bamuririye amafaranga, nyamara we yatekereza ko baje kurya akantu nyine. Muri make yagiye kurya akatagabuye. Numwe mu bari bagiye kumizwa nkeri no gushaka kurya ubutunda nk'uko bakunda kubwita kw'iyi mihanda. Umwanya munani turaza kuhasanga witwa Titi Brown, yamaze igitero gito nawe muri gereza mu nkuta z'igihome azira kurya akatagabuye, aho yaregwaga n'umwana ko yamuteye inda ndetse n'icyamufasha, kandi uwo mwana akaba atari yujuje imyaka y'ubukure. Titi Brown yagiye muri gereza amara igitero gitoya, gusa ku bw'amahirwe y'Imana yaje kuhava, maze asanga Nyambo hanze aramwakira amumenyereza hanze, amuha besto. Umuhungu aratuza agaruka mu buzima busanzwe ndetse azagaruka imihanda arakora, nubwo yasanze abitwa ba Juno Benda baramaze kumukubita takeover cyangwa se baramaze kumurya inamba uko bakunda kubyita mu mvugo zigezweho ubu. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga umuhanzi w'umuraperi uzwi ku izina rya Dani Nanone. Uyu mugabo nawe ni umwe mu bacumujwe n'igitsina ubwo yajyaga hanze, umugore we akavuga ko amuhondagura kandi yateranye inshingano z'abagabo. Uyu mutipe Dani Nanone ubwo yabazwaga n'uwitwa Philipita muri The Choice Live, yateranye amagambo na Philipita ubwo yaramwise umubyeyi, bivuze ko ntabwo yari yishimiye iryo zina barimo baramwita. Ngaho nyibwiriraho mu mubyeyi
ntago ndi umubyeyi wawe bro. nta kibazo uri umubyeyi w'abana bawe ariko nubwo baza uri mu nzu ugakinga uri kumwe n'abandi bakobwa ntago bikuraho ko ari abana bawe. Birababaje ko ushobora kuba uri umuntu w'umugabo urumva ukaba ugira ubujajwa kandi uri none se ntago wabemereye indezo kuri RIB, ntago utandukanye nabo ntago wabemereye indezo mu rukiko. wari uhari wigeze watenda mu amategeko se ubundi ndeho kuyahakanya warayasomye se? imyanzuro y'urubanza ntago twayisomye twesera izane yishyireho izane. Ikibazo nyine birababaje imyanzuro y'urubanza ikintu kibabaje se ukuntu kino kiganiro ariko niba n'ubutabera bw'u Rwanda bubeshya nabyo tubivuga hano turi nta butabera bwabeshye none se ko atabyemera ntago bwabeshye nta butabera bwabeshye none se abana bawe bariya mwese ubwo nturi umubyeyi. Sasa ikintu kigaragaza umuntu w'umugabo nyine ariko nanone ufite umugabo no wihakana abana budahagije ni umuntu uzana suje zitandukanye. Twari turi ku kijyanye na genda kubwiye nti ngaho mbwira mubyeyi uravuga uti si ndi umubyeyi ariko koko wamugane nta nubwo uri umubyeyi. Ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga uwitwa Muyoboke Alex yamenyekanye cyane mu kumanaginga abahanzi ndetse no kubagira inama zigiye zitandukanye. Kugeza kuri ubu akaba managinga barimo The Ben, gusa none si we managinze wenyine ko byavuzwe ko abitwa Baceri ndetse na Nina nabo yabagiraga inama mu bya muzika, ariko uyu Muyoboke nawe ni umwe mu baje kuza kunanirwa n'igitsina ubwo byavugwa ko Baceri na Nina yaba yarabasambanyaga. Ibi byaje kwica umubano wabo ndetse na management irapfa, biza kurangira n'akazi kabo twakundaga cyane mu miririmbire yabo n'imibyinire biza kwangirika bitewe n'uko Umuyoboke yaba yaravanze inshingano agashaka kurya inyama itagabuye. Si ibyo gusa kandi Muyoboke y'imuro ndakubwira ko ubwo The Ben yajyaga mu gitaramo i Bugande ari bwasohotse inkuru ziva ko Muyoboke n'uwitwa DJ Frigis baba baryamana. Iyi nkuru yabaye inkuru y'iterendi cyane, abarimo ba Jihad ku mihanda baraza bavuga ibya DJ Mifupa cyangwa se DJ Frigis nk'uko bamuhimba, bavuga ko Papa Bebe ngo ari kenshi bagiye basambana. Inkubiri y'amagambo Muyoboke na DJ Flix ngo bararyamana ngo bafitanye undi mubano, ariko byanze bikunze ntekereza ko uvuye hano icyo kintu reka abantu basaba ikintu kimwe unabishyireho n'umucyo wanamugana. Ababivuga cyangwa bicara bakavuga amagambo, ntabwo nabuze umuntu uhari muri showbiz abimbwira abivuga bihagarare nkuko urabona uhagaze ku nkuru ukavuga uti nagiye mu gitaramo cya runaka byagenze gutya, aho ngaho abantu bashaka kubivuga. So wena musubize icyo kibazo, sometimes bajye bagera wa respect. Flix ndamubyaye yewe inshuro nyinshi cyane, bigera igihe cyo kujya tunubahana kuko umwana muto nk'uriya mu jyambere ushaka gutera imbere. Kuki se bibaye gutyo kuri ya mpano we bavuze iki ko twamuhaye platform yabaye nini cyane, Ben akavuga ati mukanabimushimira Ben muti mwakoze ibi, kuki umwana nk'uyu yamuhaye platform twabishimiye Imana, kuki mugoreka kujya mumaje kubona uko muza gucuruza. Umwanya wa gatanu ku rutonde rw'abagabo bacumujwe na munsi y'umukandara kandi baraba star hano mu Rwanda bikarangira bagayitse, turasanga Murungi Sabe wa Isimbi TV. Uyu mugabo nubwo nta gereza yagiyemo kuko we yabikoze n'umuntu uruje imyaka y'ubukure, Murungi Sabe ni umwe mu bagayitse ubwo yagaragaraga asimbuka igipangu avuye gusambana kwa Ngwino Ndebe maze akavunika amavi ndetse n'umugongo. Bigaragara ko uyu Murungi Sabe yatarafite n'uburambe cyane mu byo gusimbuka, ashobora kuba atarigeze aba mu cyaro cyangwa se ngo abe yarigeze yitoza gusimbuka akiri umwana, kuko igipangu yasimbutse kitari kirekire bigaragara cyangwa se bikabije, yaragisimbutse maze birangira bitamuguye amahoro, birangira avunitse. Yaje kwivuza nyuma azagora ku mihanda arakira, ariko inkuru ya Ngwino Ndebe ni imwe mu nkuru zabaye inkuru z'incamugongo muri showbiz nyarwanda, kuko Sabe wari ufite abakunzi batari bake nawe cyangwa se wari ufite abanzi mu yandi magambo batari bake, yavugiyeho byinshi ahimbirwa indirimbo zigiye zitandukanye. Gusa icyiza nuko yagarutse imihanda yemye arongera arakora, ariko inkuru ze mu busambanyi ni zimwe mu zavuzwe cyane mu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Ndimbati Mustafa amenyekanye mu gukina amafilimi agiye atandukanye hano mu Rwanda. Uyu Ndimbati Mustafa ni umwe mu bagiye muri gereza azize Murungi Sabe nawe nkubwiye haruguru nawe. Uyu Ndimbati Mustafa agiye muri gereza ashinjwa kuba yateye inda umwana uturuje imyaka y'ubukure maze akirengagiza inshingano zo kugira icyo amufasha.
ibi byaje gutuma Ndimbati asiragira mu nkiko igihe kitari gito, yewe kandi yabikoraga ibi anafunze kuko yabaga yambaye amaroza. Gusa ku bw'amahirwe byaje kugaragara ko uyu mukobwa Ndimbati yateye inda ngo yaba yarijuje imyaka y'ubukure, maze Ndimbati aza gutaha agirwa umwere, ariko nanone bimwe mu byamwiciye isura kurusha ibindi bijyanye n'uko umusitari nyarwanda nyine bafataga nk'umuntu w'icyubahiro yaje kugayika asebejwe na munsi y'umukandara. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga umuhanzi ugezweho cyane muri iyi minsi, uyu nta wundi akaba ari Munyakazi Bruce Melody aka 001. uyu nawe ni umwe mu baje gucumuzwa na munsi y'umukandara, ubwo Agasaro Diane yamutereraga umwana avuga ko ari wo babyaranye, maze Bruce Melody agahunga inshingano zo gufasha uwo babyaranye cyangwa se bateranye amada ari we Agasaro Diane. Iyi saga ya Bruce Melody ni saga imwe mu zaciye igikuba muri showbiz nyarwanda. Byaravuzwe yuko yari umwana wa Bruce Melody, uti ni uwa Bruce Melody nawe ati si uwanjye. Mu by'ukuri ubundi tubwire, ongera utubwire cyagena, nubwo abantu benshi harimo n'umuntu utarabimenye, ubundi koko yari uwe? Yego nuwe. Iyo ubyumvisha, iyo wabyumvaga byihakana kuriya mu binyamakuru ahantu hose, wabyumvaga gute? Bwa mbere nyine byari ibintu bingora kubyumva, kurumva nari umwana nta n'umuntu mfite mbwira, ndi njyenyine nyine nkumva birangoye, ariko nyuma naje kubyakira nyine mbona ko ntari birashira. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga uwo Rizagwira Florian wamenyekanye nka Yamano, kugeza kuri ubu ari muri gereza aho ashinjwa ibyaha bigera kuri 7 harimo ndetse no kubita no gukomeretsa umugore we witwa Uwineza Diane bashakanye. Uyu Uwineza Diane ni umwe mu baruhanye n'uyu bita Yamano, kuko ubwo agashoramo kabo kajyaga hanze k'iminota igera kuri 4 barimo baratera akabariro. Ese reka ndebe. Uyu Diane na Yamano ntabwo byaba byaje gutinda, kugeza kuri ubu nawe mu batabanye neza, ndetse Yamano akaba ari mu nda z'igihome. Gusa amakuru dufite nuko ngo ari kumusabira imbabazi, ariko ibyo ntabwo turabyemeza neza ko ntabwo Yamano yari yarekurwa, ariko yarekurwa yagira Yamano n'umwe mu basebye kubera igitsina nawe. Uyu Yamano munsi y'umukandara kwihanganira byaramunaniye, maze yifata amashusho w'ubwe ku giti cye maze ayashyira muri telefone. Gusa nk'uko abarimo Papi Nesta ndetse na Jihad bafunze babizira, abo ni bamwe mu bafashe amashusho y'Yamano barayasakaza, ariko bafungwa bagira Yamano we ibijyanye n'agatsina karamucumuje. Icyo nakubwira kugeza kuri ubu, uwo bita Yamano ni umwe mu bacumujwe na munsi y'umukandara mu basitari nyarwanda. Ku mwanya wa mbere mu basitari nyarwanda 10 bacumujwe na munsi y'umukandara, kandi twarabafataga nk'abantu b'ingirakamaro cyane mu Rwanda, by'umwihariko muri entertainment turasanga uwitwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, yamenyekanye ubwo ateguraga amarushanwa y'ubwiza azwi nka Miss Rwanda, maze nyuma biza kumenyekana ko burya cy'igitagatifu ku mamera byaje kugaragara ko nawe yazaga kuza gukama izo aragiye, maze biza kurangira abarimo ba Muheto bamuteje urubanza, biza no kurangira arutsinzwe. Kugeza kuri ubu Prince Kid ari ishyanga kandi azanagaruka akora igihano yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda, kubera ko ibyaha arekwa ni ibyaha bidasaza kandi byamaze kumuhama. Uyu Prince Kid yari umwe mu bakire bari muri showbiz nyarwanda, cyane ko yanarongoye mu minsi witwa Iradukunda Elisa. Ntabwo twahamya ko Elisa yamuhaye ikamba ku bw'izindi mpamvu z'urukundo cyangwa se n'imibonano mpuzabitsina zibiri inyuma, gusa ikiriho ni uko ari umwe mu bagabo bari bakize. Gusa kuri ubu akaba ari mu maboko ataraye, aho arimo anashakishwa kwanza kugeza kuri ubu ngubu. Icyo nakubwira no kugeza kuri ubu, Ishimwe Dieudonné ni umwe mu bagabo bagayitse kubera munsi y'umukandara bananiwe no kwihanganira. Mbashimiye ko mwabonye natwe muri ikiganiro aho twareberaga hamwe abasitari 10 bacumujwe na munsi y'umukandara maze bambarira ubucocero aho bambariye inkindi. Njye bakibateguye kandi nkakibagezaho ndi product Rukatamajyane Cuncumuka Professeur Sando Kim. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha wibuke gukora subscribe, mudukunde kandi mudushyigikire. Ibihe byiza, Imana ibarinde.